nizo zabishe ubu inzoga zamaze kubisha ubwenge nta bwenge bagifite agenda akanywa inzoga ibiyoga byinshi byose agakoyerera mu nda ye ibyo mu macupa hari iz'amasaka kera rero twebwe twanywaga inzoga z'amasaka umugore agasya amasaka akenga iyo nzoga akayishyiramo umusemburo w'umuteke ikarara aho bugacya ikirirwaho ejo bagapfundura abana ntibayisomeho umwana yagira ngo arunamaho ikimira n'amarira bigatakara. tubaha ikaze nanone tubaha ikaze tubashimire cyane inshuti zacu z'akadasohoka tubaha ikaze aho muri hirya no hino mu Rwanda mu bice by'igihugu cyacu cy'u Rwanda duha ikaze kandi n'abari hakurya y'u Rwanda mu bindi bihugu byo mu isi mwese mudukurikirana mwese tubahe ikaze n'abumva ururimi dukoresha rw'ikinyarwanda kuko hari ubwo tugira gutya nyine abantu mukadukunda ariko mwumva ikinyarwanda mutari abanyarwanda tubahe ikaze kandi mumererwe neza tukwinginga tugusaba imbabazi tugusaba ikigongwe mu kirundi niko babivuga iyandikishe dukorere subscribe kugira ngo tubone abadukurikira benshi murabona ko urubuga rwacu rwo ruracyari hasi cyane ntabwo ruratera imbere ariko wabigiramo uruhare turabizi ko ubushobozi urabufite nimba wemeye kureba iyi nkuru turakwingingira no gukora subscribe kugira ngo bigende neza Imana nawe iguhe umugisha. Nicaranye n'umukecuru wacu musanzwe muzi kuri no rubuga si ubwa mbere mumubonye abenshi mwamaze kugira aba followers benshi cyane kuko mwamushyize ku mbuga nkoranyambaga zanyu by'umwihariko kuri TikTok kuri Facebook kuri Instagram aho hose mukecuru mwaramupostinze none rero mumaze kugira aba followers benshi. Uyu mubyeyi ntabwo ari uwavuba kuko mu mwaka wa Ruzagayura yari afite imyaka 12. Ruzagayura imaze imyaka igeze kuri 80 n'indi hejuru. Mukecuru rero ntabwo ari uwavuba uze kureba ikiganiro twagiranye twa pini hano isobanura amateka y'uyu mubyeyi. Twaganiriye n'uyu mwana mu kiganiro cyacu cyatambutse cyane ko ari umwana wari waduhamagaye adusaba mikoro kugira ngo agire byinshi avuga. Ibyo nabyo muraza kubisanga hano. Uyu mwana yatubwiye byinshi bitandukanye ariko twari turi kumwe n'uyu mubyeyi. Umubyeyi arumirwa pe arumirwa kandi ni mu gihe cyabo ntabwo yigeze abibona ntabwo yigeze yumva aho abana bashobora guhahira urugo abana bashobora kubaho mu buryo bumeze nk'amapfundo abana bakarerwa nk'inyamaswa kandi bagakwiye kurerwa n'abantu. Maze mukecuru rero duhita tugirana ikiganiro ariko gisa naho gisesengura bimwe mu byo uyu mwana yavuze. Mama twongere tuguhe ikaze kandi tugushimire ko wongeye kutwakira nanone. Hari byinshi uyu mwana yavuze wumva biragutangaza none ngaye kuko tangaje cyane ibintu yavuze baravuze ngo buracya ngo ingoma ikimukira indi. Uyu mwana yavuze amagambo y'ababyeyi b'abagabo ubu bariho koko nanjye aho ngereye mbona ibyo yavuze nibyo biriho. Kera umugabo yabaga mu rugo akabyara umwana akabyara abana akaba ari bo baba mu rugo na nyina wabo umugabo akaba ari uhahira urugo umugabo agahinga umugabo baba bashonje akaba ari ujya guhaha akavuga ati jye sinagihaha umugore yazanye. Hari igihe aba atari kuye mu maboko ye yaba yarihahishije umubiri we. Nta mugabo wa kera warya gihaha umugore ahashye umugabo niwe wihahiraga. None rero abagabo bubu aho bapfiriye umugabo wubu arabona ifaranga agashyira ku mufuka we akagenda akigira mu nzoga akanywa inzoga bukira akaza atuka abana atuka umugore koko uyu mwana amagambo avuze nanjye ndayashyigikira ibyo mbona ni ingoma y'abagabo bariho ubuse ya kera. Abagabo ba kera barabaga bakamenya urugo rwe akamenya ko afite umugore umwe akamenya ko afite abana yabyaye ariko umugabo w'ubu afite nk'abagore 100 hanze uwo rwashakanye yaramuretse yamara kunywa akihurira n'uwo bahurira ku gasozi ntibuke ko afite umugore mu rugo. Umugore mu rugo yagira ngo aravuga ngo genda wa kigo Yesu yavuze
abana jye mpuriye n'abana ngo izo nyoko toka akaba akanamukubita akanamukubita ngo amubwiye abana ngo abana ni igiki ngo abana ni inzoga ngo jye abana banjye ni inzoga abo bagabo b'ingoma niko bameze niko mbabona nanjye umugabo akabyuka mu musesa akagenda akirirwa mu ibare bukamwiriraho akaza kugera imuhira saa sita y'ijoro akikubita hasi bugacya akongera akagenda ari uko mwese ubwo mwumva nk'ubwo bamariye icyo abana babo n'abagore hari icyo bamariye nta kintu babamariye abana babo n'abagore babo ubu mwana rwose uko abivuze uyu mwana Imana imuha umugisha uyu mwana yarabibonye agomba kubihamya nanjye ndabihamya ndi umukecuru kuko nabibonaga kera ubu siko bimeze ndetse abasore b'iyi ngoma bamwe aravuga ati nshaka umugore w'iki ko ntamububa tamushakiye ndamubona ariko umusore wa kera yarabyirukaga yamara kuba umusore nyawe akabwira se ati papa rero ati ndashaka ko munsabira umukobwa wo kwa naka umusore ntiyigeraga avugana n'uwo mukobwa se yamara kumva uwo murangiye se akabyuka akajyayo akabwira wa mugabo se w'uwo mukobwa ati umuhungu wanjye rero yambwiye ko ashaka umukobwa wawe none birashoboka umugabo ati ndakwima umugeni bigenze bitese ati jyewe umugeni ndamuguhaye ubwo umugabo akagaruka imuhira akabwira umuhungu we ati shobuja rero tegure umugeni namwemerewe ubwo bugacya bagashaka inzoga bakagenda bakajya gusaba bugacya bakazasubiraho bagatebutsa umusore akabona bamuzanira umugore atazi igitsina kobwa uko kimeze abagabo bake abasore bake yashakaga umugore atazi igitsina cy'umukobwa uko kimeze akakigira ko washatse nabwo ibyo bakora akabibyigwa n'abandi bashatse b'abagabo none rero umwana arabyiruka ari uruhinja akirirwa ku gasozi n'ubundi bukobwa bungana umugabo nuko bahura yisindiye mbo bakaba baragiye ubisi yarahindutse uyu mwana avuze ibintu nyabyo biriho nanjye mbona ndi umukecuru avuze ibyo mbona nanjye ndi umukecuru nta mugabo ugira abana ngo abwe ngo abana banjye bari mu mashuri ngo jyewe nzabarihira oya ntabo mbona nkwigagarira ngo nyoko nakurihiye usubira kubyaye igihe twahuriye he nawe nuko muri iyi si nanjye mbibona aho ngereye kandi kera ntibyabaga umwana yamenyaga ko afite se na nyina bakaba bamuha gahunda ariko ubu nta mwana uvuga ngo afite se azamuha gahunda icyo gituma abo bana benshi bacika ibirara bagahomoka bakagenda baba babuze aho bashinga umutwe baba babuze aho bashinga umutwe abana ntawo bafite abana b'iki gihe ntawo bafite bashinga umutwe nta babyeyi bafite nta babyeyi bafite nta babyeyi bafite nta babyeyi bafite ubu nta babyeyi bariho bemera abana babo babagabo n'agahanyanyaza ngo kariga n'ufite nyina ufite imbaraga nyina akaba ari we ukora hasi no hejuru akaba ari ushaka nk'amafaranga nk'ayo bamutuma nyina akayahingira akayamuha akayajyana yavuga atari ku uyu mwana ngo toka umwana na munagani ngo murihire ni uwawe ngo jye duhuriye he nawe nuko mbibona nuko mbibona ibintu byarahindutse uyu mwana yavuze ibintu bikomeye avuga ku bijyanye n'agatama ku bagabo nizo zabishe ubu inzoga zamaze kubisha ubwenge nta bwenge bagifite agenda akanywa inzoga ibiyoga byinshi byose agakoyerera mu nda ye ibyo mu macupa hari iz'amasaka kera rero twebwe twanywaga inzoga z'amasaka umugore agasya amasaka akenga iyo nzoga akayishyiramo umusemburo w'umuteke ikararaho bugacya ikirirwaho ejo bagapfundura abana ntibayisomeho umwana yagira ngo arunamaho ikimira n'amarira bigatakara nubwo twaryaga imbuza ariko inzoga yatunaniye ntube wayimira ngo wumve igenda wagira ngo ni urusenda abagabo bakayirirwaho bayinywa yamara gushyira umugore akoza cya kibindi akakibika bugacya akazongera nanone akongera akenga ntazo mu masoko nta masoko yari ariho ngo abagabo bakera banywaga inzoga bari imfura banywaga iz'abagore bo babayingiye mu ngo akaba ari izo banywa akanywa inzoga umugore we yamwengeye
cyangwa se mugenzi we yabaye umugore we yayihishije bagatumirana bakagenda bakanywa nuko nabibonaga. none agatungo k'umugore karajya kunywa inzoga. Umugore aragura agatungo umugabo akaza akakaraha kakajyana. Umugore yagira ngo araza agasanga kagiye rugakoshorana, yagira ngo aravuze ubuhiri n'imigeri, ubuhiri bagakubita bakica. Ubu ni uko bimeze, isi rero yarahindutse. iyo sura ijya muri abo bana babibona gutyo nk'uyu nguyu ubyumva, nubwo yavuze ati iwacu haracyari agahengekera ariko sinakirara, ni umunyabwenge cyane. Ati jye sinakirara nubwo mu rugo kugeza ubu nta biracika, ariko mbibona ahandi. None iyo sura abana babona imbere y'ababyeyi baba, umuntu abibona akabireba kandi akaganira na bagenzi be, akabona nk'inyambaro bambaye, nk'ubu akabona akenda yambara yigana nako ntikavamo, nta gahindura. ufite se ucyumva akabona nk'ubwo afite nka tubiri, ako yiganye kuwa mbere ntakagaruke kuwa kabiri, akakamesa kamwe yari yiganye akagasiga akambara kandi. Ariko bamubona na kamwe yenda bakanaganira akavuga ati je papa yise ati ko atangurira ati nabigenza nte. Naho nyine nuko bimera. Iyo sura rero ndashaka kureba ino sura ababyeyi bagaragaza imbere y'abana. Aba bana bazakura gute? Ni isura mbi ku buryo buzatuma umwana adakura ngo avuge ngo uriya ni data. Ndetse hariho n'abagira umujinya akamwica akamukubita akamwica tubundi se ni data. Umwana akikubitira se akanamwica, akubita se tubusi data yarambyaye yarampaye ampa umwambaro amariki duhuriye he nawe. Abana bazakubita base kubera ko base babaye bakibagirwa abana babo. Kuko rero umwana uramurera ukamuha uburere bwiza ukamwambika ukamugaburira ibiryo agahembuka, umwana agakura avuga ati uriya ni mama uriya ni data. Akubona winjira gitore ugira ijambo mu rugo rwawe ariko ibikorwa bikajya imbere. Akaza avuga ati data mama aramwengera inzoga bakanywa bakaduha natwe tukanywa, data arampa umwambaro, data arambaza amahabari y'amashuri uko bimeze nabimubwira akazabinkorera. Uwo mwana azubaha se anategereze ko ari uzamuha umugore. Ariko niba abona saza nijoro saa sita aryama saa 11 akaba yagurutse, none se mwana azagira ubwenge yahawe na se? Azaba ari ubwo afite atabona se ngo bicarana muhano? Nta bwenge azakura kose ari se. Rero uko mbibona ubisi yarashaje, abana bariho kera n'ababyeyi bariho kera ariko ubu ntabakiriho. Ubu ni ibikoko, ubu umuntu bwabashizemo. Ububyeyi bwarabuze, ubu ni ibikoko bisigaye. Hari ahantu umwana yavuze ati abagabo benshi bataha ari inyamaswa mu rugo, inzugi bakubita umugore, abana kubita bamwumva bakasesera, bakumva se aje akubita umwago abana bagasesera bataragera ntaratwica aza kuturukaho zanzoka bagahunga. Nibwo ubona abana bamwe benshi babaye ibirara bagenda bajya mu mahanga kandi ari impinja. Ngira nk'uyu bahaguka ajya i Kigali ubusa se muto, uruhinja pe, ni muto rwose, ni muto kugira ngo bahaguruke ajya i Kigali ave pasi na nyina. Ubu ni muto agenda ajye kwemera vumwe n'imitwaro yaho arare muri kanevu. Ni bibi cyane cyane, ni bibi cyane. Ahantu ndashaka kugenda tureba tumwe mu bintu uno mwana yavuze. N'ahantu yavuze ati mu by'ukuri yewe nicarana n'umwana bavuga ngo nimwandike nkabona araturitse araritse. Yego, abana bakwiye kugira agahinda kagezaho akanarira nta n'umukubise koko. Akagira agahinda yenda nta karamu yabonye, ubwo yagiye avuga ati yenda uwo twicaranye nibambwira ibyo nandika ndamutira, kandi niko bimeze. Cyo bimeze mu mashuri abana biga. Uyu mwana yavuze ubwo buzima bwose mbona ugize agahinda kubera iki?
nababajwe no kubona umwana w'uruhinja angana gutya akamenya ibyo bintu by'idosiye z'abagabo n'abagore babo bariho kuri iki gihe. dosiye wa mubyeyi, umwana rwose izo dosiye yarazize yazimazemo, yarabapimye yarabarebye, numva rwose birambabaje cyane. ntumirwa. kandi ari uruhinja. dosiye arayiga neza, yiga ubuzima bw'abantu bakura, arabucengera, arabwumva. uyu mwana yambabaje cyane rwose, kuko yabuze ibiriho ibyo mbona nanjye bikorwa. yego. naho ntakigenda ariko njya mbibona naho ntuye. ariko si ubu twavuga ko ari igihugu kidahana, twavuga ko ari iki koko? twavuga ko kera yego hariho abakoresha bagakoresha abantu burijo, bagakoresha abantu burijo bakora akazi k'abatware. aho batemeraga amashaza abagabo bakaba bagenda bagatema nta faranga babahemba. yego. bukeye bakagenda bagahinga bagatabira, bwagera bagasubiraho gusarura abaturage. ibyo byigishaga icyo abagabo? ibyo byigishaga icyo abagabo, niko iyo ngoma yari imeze. bakoraga ubukoroni. none abagabo b'ubu ubukoroni bwavuyeho barirekura. rero nyakubahwa Rudahigwa niwe wabukuyeho. niwe wakuyeho ubukoroni. yaravuze ati yewe ubu ngiye kuvuga ijambo abagore bafata imyeko bambara ingutiya zabo bakomeza, abagabo nabo amabutura amapataro ataraza. yego. nabo bashiri umukandara kwibutura. hari ijambo ngiye kuvuga batazagira useka umwenda ugakoroka. yego. ngiye kuvuga ijambo ryiza cyane. ubwo rero aravuga ati, ahamagara inama aravuga ati, nge nkuye ubukoroni mu Rwanda rwanjye. umuhutu umututsi yamugabiraga inka, iyo nka ikagenda yabayo, niba yarororotse ikaba ifite inka 3 cyangwa ikaba ifite 4 cyangwa se ikaba yaramuhombeye igapfa, ariko akanga agakora ubukoroni. ubukoroni rero mu mwaka yahagiraga 4. mu mwaka yakoraga 4, agafata ukwezi akagenda akahaba, ukwezi kugashira akagaruka, bukeye nanone akazongera agasubira, yari uko mu mwaka akahakora 4. yego. ati abamotsi bamoka, ati ndabaciye, ntibadongere kumoka, ngo bahamagara abantu ngo akazaha n'aha abagore babasangaga mu rugo bagakubita. umugabo yagiye mu kazi, ngo n'umugore nawe ntiyagiye, umugore bamusanga imbere bakamukubita. natwe tujya muri Tanzania, ndi inkumi nagiye nakubiswe. njye n'umukobwa twajyanye umumota dusanze mu rugo aradukubita rwose, duhita dufunga amasafari tubagenda. twagiye natwe twese dutunga ubukoroni. baravuga ati ubuse ko nta bagabo tunafite ngo turakorera ingo zacu, ntidukwiye kuruhuka ngo umuntu akore mu rugo, ababyeyi nibaza basanga umukobwa yakoze. umukobwa mu rugo agende, nyina agende, se agende, baze guhuriraho nijoro. Rudahigwa aravuga ati, nge nshiye ubukoroni mu Rwanda rwanjye. umututsi wagabiye umuhutu inka, niba iri aho yarororotse ikaba ifite 4, naguhima 3 zisigarana. niba yakoreraga igikingi inka yarahona, natahe. ati ubukoroni ndabuciye mu Rwanda rwanjye, nshiye abamotsi, sinzasubire kumva umuntu umoka ngo mukazi. ibyo Rudahigwa arabica. maze kubica rero abantu baba mu ngo zabo. bukeye iryo tangazo natwe ritugeraho, aho twari muri Tanzania, twari no kugaruka. ubukoroni bwaciwe turataje. yego. terabwo turahata. abantu baravunikaga bagakora, none uyu munsi abagabo ni abanebwe. n'uyu munsi rero ubwo uriho uratanga urwo rugero, ariko tureba abagabo noneho bafite ubunebwe kandi barashaka kurya. abagabo babaye ibigoryi. basanga iyo manda itariho yararangiye. umugabo aho yakoreye urugo rwe ngo amenye guhahira urugo rwe, avuga ati, jese naryaha umugore azanye. bibera ibigoryi by'inzoga. umugabo akagenda akirirwa mu ibara akarara iyo ntazi atebana. se bura bari gutekereza gute koko? ntagire icyo atekereza ngo avuga ati, ese ubu abana ndamenya bariye, ese ubu ndamenya bimeze bite. kuko umugabo wa kera niwe wabaga yubatse urugo.
yabaga yubatse yego akamenya ko niba abona nta biryo bihari agahaguruka akabwira umugore ati wihangane ati ngiye guhahira abana agahaguruka akajya i Rwanda agahaha amasaka agahaha ibishyimbo barabihambiraga mu ntude bakabihambira dore urugo ugasanga rurareshya ruta uruhande rwo hepfo rukajyamo amasaka urugo haruguru rukajyamo ibishyimbo hagati agafunga n'ibirere bababuye ubundi agahambira neza mu kwikorera cyangwa nk'uwikorera yananirwa yagera ahantu akagira atagashinga agatura akaza kongera akikorera yabigeze imuhira rero umugore agahambura akayora bya bishyimbo ukwabyo akayora ya masaka ukwayo bakabijyugwa agahembwe kabaga kaje umugabo akabaza umugore ati urabona nzasubireho ryare abasigaye nk'ibyo bararira kane yego umugore ati yasigaye amayabane umugabo akongera agafunga akagenda ati abana banjye batazarara inzara nagiye yego wafura akagendera akazongera akazana ibindi gutyo kakayara ubutaka bwari ubutaka bwiza bagahinga bagiye baca bakabona ibyo bahinze bireze nuko rero bakarya bagatuza njye nuko nabyirutse mbonye umugabo iyo byakomeraga yahagurukiraga urugo akabwira umugore ati ndagiye umugore agasigara yamaha akazabafasha kugera ku musaruro wabo bya bindi azana bikazabafasha kugeza ubwo bya bimwe bahinze byera none rero umugabo w'ubu uko mbabona umugabo w'ubu ntiyavuga ati guhinga oya guhinga ntibibarimo icyo ngicyo ahubwo umwana yaranakivuye ati ibintu byo guhinga byo rwose shwi abagabo mbona muri iki gihe ntibibarimo umugabo niba yiboneye kandi ubutaka bugira umusaruro n'umumaro munini cyane nibwo bugira icyo bumarira abantu ubutaka nibwo bugira icyo bumarira abantu uko iyo ubuhinze ari ibirayi birera ari ibigori bikera ugasarura ukarya wabirya nturya ugera ariko biriya bihashywe umuntu abirya bigera reba nk'uko umuntu agiye ngo kugura ibishyimbo ngo ku kiro kandi ikiro ntitudura agasahani ariko ibyo umuntu yabaga yihingiye yayoraga mu kibo ikibo akagitonda neza agasuka ku rutara akagosora agasuka mu nkono yego ibishyimbo bakabirya iminsi 3-4 habaga harimo abana none rero ubu ntukurya biriya bagenzi basigaye banagura n'uduhiye abantu batetse ubu rero ngo bateka n'ibishyimbo ngo mu mabare umugore akajya mu kabere nk'izo 2:00 akagura ngo injanga ngo akagura ngo udushyimbo batetse nuko rero umugore akagura karo kwifu akadana twa dushyimbo akavanga na twa tujanga akagaragura mu isafuriya nuko agacumba umutsima ariwo bakarya nuko mbibo bakabigura mu mabare bakarya ariko urugo rukomeye rurimo umugabo suko rumera umugabo kera yaryaga nyine ibiryo nyabirya avuga ati ibi ni ibiryo umugore wanjye yatetse ntabe yarya mwene ubwo ariko abubu arabirya ubwo barabudana babugaragura yagera nawe akamiragura umugabo akamiragura ntabwo gatetse ibishyimbo byatetswe ryara yakada ko monye wemeza n'umutwe gucya peti 3 abona niko biba bimeze nawe akaza akasamira akabazora mu nzu bose akabirya arabirya rwose barabirya abagabo umwe ugasanga aje yasinze bihiye akabasora akaba ari ubiryo bakarara ubusa kandi batetse amana data agasanga bihiye yasinze noneho akabakoramo umukwabu bagasohoka kandi agahita bagasohoka bakiruka akarya akagenda akarambarara akagarama maze kumva arimo araruka za nzoga abagabo ko numva bakombye ibara abagabo bubu bafite ibibazo cyane bafite ibibazo bikomeye bizarangira bite uyu mugabo urimo kutwumva kandi akaba yarabaye kaziza arabihindura ate yabihindura ate ko yareka inzoga s'ubu badazi babuza bigashoboka reka babujije bariya bapima keretse babujije abazicuruza bati ntihazagira umuntu usubira gucuruza inzoga kandi nabyo biragoye ntabwo wabuze babujije gupima noneho haba hahombye benshi ubuzima bwabo ushobora gusanga ubuzima bwabo buri bwiwe ariho ariko nibyo n'ubw'igihugu n'umusoro arawutanga
intambara kuko ziriya nzoga nizo zisha abantu zisha abantu ziriya nzoga zisha abantu n'abagore baba bari kumwe yego n'abagore muri iryo joro baba bari kumwe barabumva saa 2 saa 3 umugore arimo avuye mu nzoga saa 2 saa 3 ataragera mu kandi umugore kera yagendaga ku mugoroba nk'ubavuga ngo ni ku kagoroba atari mu rugo ukabona urugo ngo ukabona rurasinziriye wanahanyura agiye uti mwiriwe yemwe wakumva umugore ntahagambye ukabona rumeze rute ukabona rurasinziriye umugabo wa kera niyo yagendaga akamara ukwezi akamara abiri ariko umugore umusanga mu rugo ubonaga urugo rukinguye ni ukuri ukabona urugo rurakinguye ni urugo rufite abantu ukabona nta kibazo ariko oya ubu byarahera ari abagore ari abagabo bose barara mu nzoga n'abagore ubu baraharara kumva saa yine abagore bari mu nzu none se abana bangana n'aba wabagira nama ki abana rero inama je nabagira abana bubu bamenye ubwenge uyu nguyu hari ahantu yavuze ati ngiye mu rugo nubwo nta kibazo ariko ntabwo nirara ubwo birasa naho hari nabwo bwenge nawe ubabwira uti mwikirara se uri kubagira nama ki ubu ikibazo cy'abana bafite ubu bashima Imana kuko babonye amashuri kuko amashuri yaje abana bakiga ku ngoma yacu nta mashuri yariho yego ntabigaga nta bana bigaga icyo gihe hariho amashuri ya Dagatigisimu ibyo bajyaga kwiga ku cyumweru ubundi bagataha nta banyeshuri icyo gihe bariho abanyeshuri baje kuza hanyuma kuba cyane ejo bundi yego ejo bundi none tubashima Imana dore ubu hariho amashuri none ubu rero icyo nabwira abana bashima Imana ubu hariho amashuri umwana abona afite nyina muzima akavuga ati mwana wanjye dore so ni mubi ariko genza nzagushyigikira wige mwana shima no wiga amasomo ndamara kuzamenya amasomo yende yabona bimubangamiye akafata iya mbere yego akigendera ariko byibura hari uko yazawajya yayoboza yabona icyapa yashanga bimwe bandika akareba atindirira ajyaha ati nayo irajyaha nirajyaha akamenya hamwe yashaka kujya ko yanzira akayibona yego nicyo nashimirira abantu ubu bakiga ntibabimbwa ngo bananirwe kwiga nabona asa mwishe nabi ngo shimira ubuyobozi bwa kino gihugu buri gukora akazi pe barakora akazi rwose abana nibige rwose nibiga ubwenge biga amashuri bazirwaneho yego umwana azajya yirwanaho yigagarire ava agende mu kindi gihugu nahagera amenye ubwenge yihahire yibonera amafaranga yugurira agasambu yubaka ashaka umugore yego yibereyo njye nicyo nabasabira ibintu umukecuru ababyeyi bagifite abana bubu yego nukuri ibintu umukecuru yakomeje kuvuga wakomeje kubyumva nawe ntabwo ashima ibyo wavuze byakiriye ute ibintu umukecuru yakomeje kuvuga yakomoje ku byo navuze ibintu yavuze ni ibintu ubundi bigaragarira wese ubasha kubona yego ubasha kubona wese arabibona umukecuru yabivuze neza akomoza kuko nawe nabivuze n'ubundi abagabo uko yabivuze niko biri nanjye nshingiye ku byo yavuze nta kindi narenzaho uko yavuze niko biri ndanamushima ariko yongeyeho ijambo aravuga ati abana nibabareke biga ni nabyo koko ushobora no kubona ubuzima mu rugo bukunaniye ariko ushobora kugenda wakerekana wenda nk'iyo na certificate nimba certificate yo mu wa gatatu nta kibazo bagahita baguha akazi bitewe n'ishuri naho wageze yego wabereka diplome bakaguha akazi ni ngombwa yuko kandi biranakwiye yuko abana buri mwana wese uri muri iki gihugu yiga akamenya ubwenge kamenya gusoma kamenya kwandika akiga utwuga akamenya kuvuga ati nakora telefone nabaza mbese utuntu tw'ubukorikori ariko azi gusoma bikaba ari sawa nicyo kizakiza abana bariho ubu ntabwo uzakizwa ngo afite se na nyina
nta mwana uba uzakira ngo akirirwa na se na nyina ntabo mbona ubu isi yarahindutse. mama tuzaganira byinshi. Hari n'ikintu cyacitse kera, iyo umwana yabaga agiye gushinga umugero ababyeyi bagiraga uruhare bakanamuba hafi. None uyu munsi umwana arirya akimara, rimwe na rimwe n'urugo rwe no gusenyuka, ngira ngo haba harimo iyo mitekerereze isa naho ababyeyi bataramugireho inama. Ibyo tuzabigarukaho ariko tugushimire nawe. Amagambo yawe aba ari amagambo y'ubwenge, bisaba umuntu kuyumva yitonze kuko ni ibintu biba bifatitse cyane. None rero tugushimire, wakoze. Byibura uyu mwana abonye ko ijambo rye rishobora no kumvwa n'umuntu mukuru. Ebura ni iby'agaciro, nimba umuntu mukuru yaryumvise ejo rizagera no ku rundi rwego. Kandi rwose wakoze, ndizera ko nawe yamaze kubyumva. Ubundi mwana komeza ukora ubuvugizi, ntacyo bitwaye kandi urashoboye, uranashobotse. Burya umwana uba ufite ibyo avuga inshuro nyinshi nuko abashobotse. Burya hari umuntu uvuga ibintu ariko nyine bikaba bitamufasheho. Ariko ntabwo uyu mwana ku rwego rwose ntiyaje gutwika, ntiyaje kugira gute mugane ngo nabatwika. Tubashimire rero mubyeyi, murakoze. Tubashimire namwe inshuti zacu z'akadasohoka. Imana y'amahoro, Imana y'ibyiza n'ibyishimo, Imana yabaremye ku isura yayo, ibaha amahoro, ibaha urukundo, ibahe kuramba, ibahe kugira ibyo mutanga n'ibyo musigaza. Kandi umuryango ni ukuri, umuntu wese washinze umuryango tumwifuriza umutekano. Mwabagabo mwe ni mubi intwari, mwabagore mwe namwe ni muganduke. Ukuri twubaka isi, nubwo nyine nta munezero w'isi, ariko byibura abo mu muryango wacu tubahumurize. Umwami naza azaduha amakamba, ya makamba turayakeneye rega. Nk'ikamba mukecuru waritamirijwe kuri urwo ruhanga, ntibyaba ari amahoro? Yego nukore byaba ari amahoro. Yego tubashimire, tubifurize umugisha w'Imana. Nitwa Emmanuel Kanani, ibiganiro ku Mwana TV nakagaruka.